yifu y'inono ararwana bugesero oromoshoronesha bavumuye imbogo ati mwarike barayizana cyane barayizana ngayo zero garukira mfizi hariya hirya murabutu hariya byinshi by'abamara hariya hafi ya bitoko n'uwe kimisaga arahariya ariko ayo jya usoma nanjye ndasoma kayo nguko ariko gukirana muzi ko ariko uzi ko gukirana hagezeho nkabona hari ababitwibye biba mu mikino hirya iyo ugasanga umuntu afashe undi nko hejuru yaho yambarira gutya n'undi akamufatayo umwe akajyana undi n'undi akagarura undi akajyana undi n'undi akagarura gukirana uzi ko nguki hari abantu babifitemo ubuhanga ubwo iyo mvuze gukirana muhita mwibaza muti se none agiye kutubwira iki umugani none ngiye kubabwira uyu munsi cyangwa se insigamugani niyitwa sinkiranira shyanda njyewe nkirana nakirana ariko sindimo gukiranira shyanda wakomotse he kuri nde nande ku ngoma y'uwe mwami nibyo uyu munsi tugiye kuganira muti byagenze bite rero nyine nanjye niyo mpamvu mpari ntuzi sibyo nje kubasobanurira hari ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri murahita mubyumva ko ari nzanye insigamugani y'ejo bundi noneho ku ngoma ya Kigeli Rwabugiri hakaba abatware be babiri hariho uwitwa Ntizimira hakabaho uwitwa Rutambuka bakaba n'abatoni be bose bakadasohoka rwose bari inshuti cyane noneho ariko baza kutumvikana umwe akavuga ati shyanda ni iyanjye undi ati shyanda ni iyanjye shyanda hariya za Save ubwo abari hariya za Save abari mu Rwanza abari iruhande hafi yaho abari irubona mwese namwe ndabaramukije sinyiranira shyanda ya Save urumva naho byavuye Ntizimira w'umutware na Rutambuka w'umutware bose bapfaga iyo shyanda umwe akavuga ati ni iyanjye undi atari ko iyawe gute nanjye ni iyanjye undi atari ko si ubwo urayinyambura ute niwe bayigabiye nuko urubanza rero baraburana pe rubura gica biba ngombwa ko bajya kuburanira imbere yande ya Kigeli Rwabugiri Kigeli wa kane Rwabugiri bamwita nkataza kurekera cyangwa oya nkataza kurekera n'umuheto bamwita inkotanyi cyane arumva nanjye reka mbabyibuka ubwo mwari buvuze muti none haraduhinjaritse mbabyibuka nuko baraburanye rero mu kuburana urubanza rubura gica bigeze aho ngaho rero Rutambuka urumva yari afite inshuti ahuriyeho nande na Ntizimira ni nkuko nanjye n'abandi inshuti n'undi muntu nyine tuziranye ariko noneho tukagira icyo tuburanira tutumvikana ariko duhuje inshuti noneho Rutambuka aravuga ati reka nshake amaboko muri za nshuti murushemo benshi agenda anyura kuri umwe atari ko wowe kuki utamvuganira bimeze bite akagenda akajya ku wundi wowe kuki utamvuganira bimeze bite wowe uzavuge yuko shyanda ari iyanjye ntabwo byumva se ndatinda byumva hanyuma se wowe kutamvuganira bimeze bite nayivuga ko shyanda ari ako hari ubwo ntitubanye neza undi ati yego wowe se kuki utamvuganira nuko Rutambuka aca mu nshuti zose yarahuje nande na Ntizimira agenda azigambanaho atangira kurusha Ntizimira amaboko muri za nshuti noneho urubanza noneho rwongeye kuba ba basore bajya inama abo yagiye abwira bose bajya inama bati noneho mwebwe mureke noneho dushuke Rwabugiri tuvuge yuko Ntizimira agomba gukirana nande na Rutambuka noneho utsinze undi mu gukirana aba mutsindiye na Shyanda barakorana rero
inama irarema, urubanza rugiye kuba, inama irarema. Nuko abantu bose urumva iyo bagiye mu rubanza abasore baba bari aho bati yego urubanza mu ruce ntihagire ubera n'ibiki byose. Noneho bamwe bati ariko Nyagasani mwami w'u Rwanda, uru rubanza rwabuze gica, reka dushake ubundi buryo bushya. Nawe abatega amatwi, mureke Ntizimira akirane na Rutambuka, unesha undi akamutsinda, abamutsindiye na Shyanda. Rwabugiri ati aha, ibyo ngibyo ahubwo nibigende gutyo bakirana. Ubwo abahungu bo barabizi ko Rutambuka kugukirana arakaza. Noneho kandi n'amaboko mu bantu bashyigikira icyo kintu nabo arabarusha nde Ntizimira. Ntizimira ajya kuvuga bati oya nimukirane nakunesha, ubwo urabutsinzwe, Shyanda yijyane mwigumya kuturushya, mwigumya. Abantu bati oya mukirane, bemeza yuko noneho bagiye gukirana. Ntizimira arahaguruka aravuga ati ese ubwo urwo rubanza muruciye yuko umuntu ufitanye ikibazo n'undi bazajya barwana hanyuma yamunesha akaba amutsindiye n'ibye? Abandi batutangiye kuzana ubwoba ko ari ugukirana, ari umurimo, ari ibintu bisanzweho. Ufite ubwoba bw'iki? Twabiciye twabirangije, nimukirane. Ntizimira arabareba ati ubwo nuko mubyemeje uzajya unesha undi barwana. Ntizimira ngo nayo yagiraga ingabo zikomeye, ariko Rutambuka akamurusha amaboko, umwe kuri umwe Rutambuka ariko munesha. Ariko Ntizimira nango ku ngabo akabarakaza. Ariko ibyo ntago babirebagaho. Wenda Ntizimira yaravugaga ati ntacyo, reka nidukirana kansinda noneho nanjye tuzarwane imiheto n'amacumu turebe. Abandi baravuga bati cyemejwe ni ugukirana, kirana nakunesha. Ariko ko ufite ubwoba bundi ntago wizera, babandi bose bashyigikiye Rutambuka bakashyira hejuru bati ubwo ngubwo nibatanizera akaba yanze ibyo umwami yategetse, ati ubwo ngubwo n'ubundi arasunda. Ntizimira arabareba banyuzamo amaso, ariyumvira ati mwami Nyagasani, niba ari uko urubanza ruciwe, njyewe sinkiranira Shyanda. Rutambuka nayitware asigira amagara yanjye. Baranseka barakwegweruka ati arasunya. Nuko Rwabugiri biramushimisha, araseka nawe. Nuko arangije ati uzi n'ikindi Ntizimira ati ndakumva Nyagasani, ati Shyanda urayegukanye yijyane. Nuko baraho bose bakoma amashyi. Abandi bari bashyigikiye ntuza Rutambuka ntibibuka yuko ariyo bari bashyigikiye, bashimira icyo gitekerezo Rwabugiri agize, akavuga ati Ntizimira Shyanda urayegukanye, kubera ukuntu yaravuganye akababara ati nyeba ari ugukiranira Shyanda, njyewe ntago nkiranira Shyanda, nayijyane hansigira amagara yanjye. Urumva ariyemeye yuko yamuterura akadunda hasi agahita we. No, bivaho rero abantu babaza batereko se Ntizimira urubanza rwagenze gute ngo bari wowe gukana Shyanda? Atengwe iki? Babikuraho ngaho. Noneho umuntu yaba afite urubanza burana ariko akabona ntacyo rumwungura, ati sinkiranira Shyanda. Cyangwa se yashaka kurukurikirana ababirebera kure bakavuga batari ko se urahora mu nzira, urahora ku rw'ibanze, ukajya ku rwisumbuye, ukajya ku rw'ikirenga, ukajya ku rusesimanza, ukajya ku rw'ubucuruzi, ubundi urakiranira Shyanda. Ukiranira Shyanda rero ni nko kurushywa n'ubusa. Aya nguku